azavuga ko namutabaye kugira ngo yenda azangire umuntu ukomeye, ariko ubwo wabibajije reka ndakubwira uko byagenze. Ni hariya aho yavugaga ahantu twari Nkana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, ngira ngo mu kwezi kwa cumi hari byari muri 91 90 mu kwezi kwa 12, byari mu kwezi kwa 12 90 mu kwezi kwa 12. Ubwo rero twari ahantu hitwa Nkana, noneho ingabo twari dufite icyo gihe zari aho ngaho, bamwe bari bagiye kwataka kuri komini Muvumba kugira ngo murahazi, abandi bazamuka ku misozi yitwa Kabongoya, noneho aho urahanyura ukagenda ujya kuri komini ya Bwisigi. Twarahageze ntabwo twamaze igihe kirekire, iminsi mike, abasirikare baraharwanira, noneho haza gukomereka umufisiye yaje gupfa turimo kujya gufata i Kigali, witwaga Ngumba y'Ingwe. Noneho njyewe baza kumbwira ko Ngumba y'Ingwe yakomerekeye Kabongoya, nuko rero tuza kujya kumukurayo. Tumuvanyeyo tujya ahantu hitwa Mukagana, ni ahantu muri Uganda, ubundi ariho twagendaga inkomere. Mpageze nsanga abasirikare abari baragiye Muvumba banavuyeyo, ubwo hasanga nyine officers bari bahari. Noneho basanze aho ngaho sakumenya ko Kagame we ntabwo yari ahari, yuko nabo bakabarebe. Ndababwira se uyu ko adahari bite kandi asigaye pfiriye, batsina urumva byagenda gute? Urumva Rwigema yarapfuye, Bayingana yarapfuye, Bunyenyezi yarapfuye, ariko no mu mutima wanjye muri icyo gihe numvaga ari responsibility yanjye kumva ko umukomureti, kuko yari umukomureti nawe twari tuziranye cyane gaburiya, urebe ko bingiriro nawe twari tuziranye. Njye nafashe risk, ndagenda njya kubashaka, kuko bo ntibari bazi n'aho abandi basirikare bari. Ibyo kabari bakubwira ntibari bazi n'abandi ko barangije withdrawing, aribo basigayeyo kuko bonyine. Ubwo rero turimo kumanuka tujya muri izo ntoki, kuko baratubonye. Nkigerayo baza kuturashisha, yari machine gun, ibyo avuga ngo ni motara abeshya, ni machine gun. Barasaga aho ngaho twari turi, nta nubwo byari n'ibintu bikomeye cyane, kuko twari mu rutoki hejuru, kandi abaturasaga bari hasi mu gasentere ka Nkana, ntabwo bajya kutugeraho. Duhindura position ho gatoya, dutereza ikigoroba kugira ngo twe gusohoka mu rutoki batubona. Turasohoka koko turagenda tujya Kanyantanga hasi mu kibaya. Aho rero twasanze Dodo, turasanga Bagire, turasanga Ngoga, turasanga na Cyiza. Hanyuma muri iryo joro nibwo Bagire yambwiye ati ariko ahangaha ejo Duyi ashobora kudutera, byaba byiza ko uyu mugabo twamuvana hano. Namugana ntangorane, reka twamukure. Nagiye n'undi muntu yarapfuye nawe witwa Dona, n'undi muhungu wabaga kwa Kagame witwa Mitima. Nuko twagiye twari bane gusa, yari Dona, yari jewe, yari Mitima, yari Kagame. Tujya kumuhisha ku muntu wa kansara, ya mugabo yari kansara wahane kwa Kabanyoni, niho twamujyanye.
twerekezayo tumusigayo na Mitima njye na Dona tugaruka Kanyantanga. Iyo moto iyo Kabare bavuga koko uwo mwana moto yaramwishe Gakuru, moto yaramwishe mu gitondo nyine baje kudutera turaneshwa muri uko guhunga koko mota uwo mwana iza kumukubita. Ariko Kagame yari yagiye nijoro saa 9 za nijoro ntabwo yari ahari. Ibyo byo Kabare bavuga nawe ubwe ntiyaraza ahari, n'umunsi wakurikiyeho ajya no kugenda ntiyamenye nuko yanagiye, kuko Dona ni wagiye kuzana imodoka iramujyana, ntabyo yarana ntabyo azi. None hasigaye akagera yakirwa abeshya. Njyewe rero kuvuga uti ibyo kuki babikoraga nabikorera umuntu wese n'ubu kandi n'uyu munsi numvise ko afite ikibazo mfite ubushobozi nakimufasha. Ntabwo nabireka kubera yuko hariho n'ibibazo byose. Njyewe n'uyu munsi nabikora. Impamvu nabikora ni iyi. Impamvu twari hariya twaragiye ku rugamba, buri muntu wese agomba gufasha mugenzi we. Twari tuzi ko tuzarangiza twese tukabana muri kiriya gihugu. Ibi rero byo kwirwa abamwe twarabaye ibicibwa abandi barabaye barembo, njyewe ntacyo bimbwiye kuko ntacyo bingabanyaho, nta n'icyo byanyongeraho. Abamwe bagiye kunyita igitangaza, kuko ibitangaza ni abatakiriho. Twebwe abariho nibura twashoboye kubona n'iyo ntsinzi iyo bishimira, ariko njyewe ubu ntakibara nk'intsinzi, ntabwo nkibara nk'intsinzi. Nibura bashoboye kubona ko bageze mu Rwanda, abarimo kurwishimamo, ubwo nabwo niko Imana yabishatse. Ariko njyewe ntabwo njya ndekuretinga ko n'ibyo nabikoze, kandi Kabare bazi ko byanabaye. N'ubu ngubu wavugira nawe arabizi ko ibyo bintu byabaye. Noneho rero se rero kuki wowe wabikoze? Noya, nabikora n'uyu munsi nabikora, kuko nta regureti njyewe mbifitemo na gato. Kuko uretse se nawe none se hariho n'abantu yenda bari muri Exfara twajyaga dufata barakomeretse, kandi babunyenyezi na barwigema barapfuye tukabana nabo. Ibyo nabyo byarabaye, nabyo ni ukuri. Sepuyizmu ntabwo ari ikintu dupanga. Ariko mwibuke neza na Exfara nayo bafashe abasirikare bacu babajyana i Kigali barabafunga, baza no kubaduha bagera kuri 40. Ibi rero nk'umuntu w'umusirikare nta kundi kuntu wabikora. Ntabwo ibyo abavuga ati twagize gutya tugira cyaba Exfara, nabo bafite ibyo bakoze, kuko nabo hari abacu bafashe kandi baradusubije. Natwe twafashe nabo twarabasubije. Nyamara iyo abantu bose bavuga bati nibiri ngibi iyo ari byo byaza kwari byakozwe cyane kurusha ibindi, aho gushaka kumva ko wajya kujya kuririmba no kumva ko ugomba kujya ku byo n'abandi ku mubyimba, ibyo ntabwo ari byo byaduhagurukije. Nta nubwo ari nabwo buryo buri professional bwo